muri ibihe bya Pentecoste yego ntabwo ari byo bihe byonyine bikeneye umwuka wera, cyangwa se ntabwo ari byo bihe byonyine umuntu ashaka umwuka wera, cyangwa se nta nubwo ari byo bihe byonyine umuntu yuzuzwa umwuka wera. Kuko yatangiye umurimo afite abigishwa 12 ariko yagiye kujya mu ijuru afite abigishwa 120. Bishatse kuvuga ngo yasengeraga umurimo uko bwije nuko bukeye. Kandi hari igihe abapastori runaka baba bayoboye nk'iteraniro, tujya dukunda kubibona ukumva pastor abwiye abantu ngo mwese ngo nimuvuge mu ndimi. Ibyo bintu bimeze bite? Hariho n'impano karemano zidatangwa n'umwuka wera. Umuntu akaba yasobanura ibyawe atayobowe n'umwuka wera. Umuntu akaba yakubwira ati Imana ivuze gutya ivuze gutya ivuze gutya ivuze gutya. Cyambere yakundaga gusenga, icya kabiri yakundaga kwigisha ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Igiheburayo mu Kinyarwanda risobanura ukuri. Iyo uvuze emet uvuze ngo Dieu de la vérité, bisobanura Imana y'ukuri. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu mahisemo gukurikirana ibiganiro bya Emet TV, by'umwihariko abakoze subscribe. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Ndizera ko rero muri amahoro, ariko niba utameze neza wihangane wizere. Mwisi niko biba, ahari kurira kwararira umuntu ninjoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nongeye kwakira umushumba imbere ya kamera ya Emet TV kugira ngo tuganire. Turabakiriye pastor. Murakoze cyane. Hanyuma ndifuza ko tuganira kuri uno munsi, ariko ndabinginga ngo mubanze mudusengera Imana. Reka dusenga Imana mu izina rya Yesu. Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimye kuko utugejeje uyu munsi. Dushimye izina ryawe ritangaza, ryakoze imirimo n'ibitangaza uhereye kera kugeza na bugingo n'ubu. Tugenda tubona ukuboko kwawe, n'ubu turacyabona ukuboko kwawe. Uracyakiza, uracyazura, uracyabesha, uracyahumura. Yesu mwana w'Imana, nyemerera kugira ngo dukore umurimo wawe nk'uko wadutegetse ngo tugende mu mahanga yose tubwirize ubutumwa bwiza, abantu bazemera Uwiteka Imana bakakira, bazabatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Rero turagushimye kuko dushoboza gukora uyu murimo. Tugire neza, uduhe umugisha, kandi turagushaka, turakwifuza. Reka bazatwumva bose bazagirirwa umugisha nawe, kandi ijambo ryawe Uwiteka Imana ritukuru cyane. Ntabwo twabasha kugira icyo turivugaho cyangwa turikoraho, ahubwo wewe n'umwuka wera washyize hagati muri twebwe niho ubasha gukora imirimo n'ibitangaza mu mitima batwumva ndetse natwe ubwacu. Utunganye byose nk'Imana turakwizeye, uduhana umugisha nabo turi kumwe n'abazatwumva bose icyo kishoboka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Pastor, nongeye kubakira kuri uno munsi, ariko ntago twabura guha amahirwe abantu bashya tuba twungutse. Nabinginga rero ngo mwibwire abadukurikiye cyangwa se abazadukurikira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nitwa Babone Karembire Oscar, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana. Ku murimo w'umuhamagaro ni pasiteri, niwo murimo nkora cyangwa se wo kuvuga ubutumwa. Imana itugirire neza cyane, ndumva hari ibyo bihagije. Murakoze. Yego, murakoze cyane pastor. Pastor, nifuje ko uno munsi twaganira kuri Pentecote. Nibyo bihe turimo, hanyuma abantu bakabasha gusobanukirwa. Muri iki gihe ntekereza ko abantu b'Imana cyangwa se abana b'Imana bakeneye ijambo ry'Imana kurusha ibindi byose bikenewe. Rero nifuje ko uno munsi mwatuganirira ku bihe byiza bya Pentecote. Ubundi iyo bavuze ngo Pentecote, ni iki umukristo yamenya kuri Pentecote pastor? Murakoze cyane. Mbere yuko tuvuga kuri Pentecoste cyangwa se Pentecote, yego, turabanza tuvuge ku bitangaza byabayeho mbere yaho gatoya. Bitangaza byabaye Yesu akimara gutaha cyangwa se kwitaba Imana cyangwa se gutanga, nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo ibice bya 27 umurongo wa 51. Yego.
umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, umaze gutabukamo kabiri, bishaka gusobanura ngo umuntu wese yabashije kwitegereza no kureba hatararebwaga, no kugera hataragerwaga, kugira ngo ajye abasha kwitambira ibitambo. Ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo bya bishyitsi cyangwa se cya gishyitsi kimaze kuboneka, kimaze kuza, kimaze gutigisa isi, ibituro by'abera byarakingutse, barazuka, bari mu bituro barazuka, barazamuka batembera Yerusalemu, abantu barababona. Iyo ni imirimo n'ibitangaza yabanjije mbere y'uko Pentekote nshya ya Yesu Kristo yohereza ibasha kuboneka cyangwa se kuza mu mitima y'abantu. Ndetse abasirikari cyangwa se n'umutware waho, abasirikari barindaga aho ngaho, bagize ubwoba, bahinda imishyitsi. Ibyo bituma imitima yabo nayo yumva ishaka Yesu. Ibyo ni ibitangaza bitatu Yesu yakoze mbere y'uko Pentekote iba. Imana iduhana umugisha. Pastor, ibyo mubivuzeho ngira kwibaza, Yesu amaze kuzuka ntago yahise ajya mu ijuru? Murakoze cyane. Mbere y'uko Yesu azuka yamaze gupfa. Amaze gupfa Bibiliya iratubwira ngo yagiye ikuzimu. Ageze ikuzimu afungura ibituro by'abera. Ibyo byabaye Yesu, tuvuge umwuka we umaze kumushiramo wa hano mu isi, noneho ageze ikuzimu. Ni ukuvuga ngo umwuka wari ugeze ikuzimu, ariko mu by'ukuri umubiri wari ukiri ku musaraba. Nibwo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, noneho ndetse ibituro by'abera birakinguka, n'abandi barazuka, ndetse n'abamusirikare ariyana. Icyo gihe nibwo ubugingo bwahise bujya, cyangwa se umwuka wundi udasanzwe w'ijuru wahise uzamuka ujya mu ijuru. Imana itugire neza cyane. Ariko mu by'ukuri umubiri wari ukigaragara, mu mubiri usanzwe, kuko Yesu nyine yari yambaye umubiri 100%, kandi akaba n'Imana 100%. Imana itugire neza cyane. Pastor, uwo mwenda watabutseho warushushanyaga iki? Wari umaze iki? Ni umwenda bwoko ki? Murakoze cyane. Uwo mwenda nk'uko tubizi wabaga mu ihema ry'Uwiteka Imana. Ihema ryabaga rigizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere umuntu yakita cy'abantu bose babaga bazanye ibitambo. Igice cya kabiri hakaba hera, n'abantu bajyaga aho ngaho ahera bakarabaga n'ibiki byose kugira ngo babone kwinjira aho hera. Noneho umwenda wa gatatu, igice cya gatatu cyari ahantu hari hakingirijwe umwenda hahera cyane. Aho niho abatambyi bajyaga kuzamura ibitambo by'abajya abantu babaga baje, noneho ibitambo bikazamuka imbere y'Imana. Kandi aho ngaho twibukiranye yuko ijambo ry'Imana nk'uko ritubwira, ni ahandi umutambyi yajyaga aziritse, yatamba nabi akahagwa, yatamba neza akahava. Ibyo tubibona mu gihe cya Zakariya yagiye gutamba ibitambo, agezeyo hahurira n'Imana. Marayika w'Imana agira ibyo amubwira, Zakariya ntiyabyumva, ntiyabyemera. Imana imukoraho agatendo ariko gakomeye cyane ko kumuziba umunwa kugira ngo atongera kuvuga. Naho hera rero, hera cyane, niho uwo mwenda wabaga ukingiye. Nta wundi muntu wahajyaga usibye umutambyi, kandi nabwo umutambyi wabaga watoranijwe mu gihe cy'umwaka, ugomba kujya gutamba ibitambo by'ubwoko bw'Imana. Muri icyo gihe Imana itugirire neza cyane. None bihurira hehe ibyo bitangaza? Ubundi ni iki umukristo yakabimenyeho? Ntago ndaza kubaza byinshi kugira ngo musobanure neza abantu bagira icyo bamenya. Ni iki umukristo yamenya mu bihe bya Pentekote, haba muri ibyo bitangaza byabaye ndetse kugeza Kristo agiye mu ijuru? Numva nabaha umwanya uhagije mukadusobanurira neza. Ndaza kujya mbazaho numva umuntu akeneye gusobanukirwa, ariko ibibazo byanjye biraza kuba bike. Murakoze cyane. Ubundi urupfu rwa Yesu n'ubwabwo ni igitangaza. Ibitangaza rero ntago byabaye kuri urwo rupfu rwa Yesu gusa, na mbere hakomeje kuba ibitangaza, ahubwo navuze ibitangaza bikomeye byabaye muri icyo gihe Yesu amaze gutanga. Imana itugire neza cyane. Ubundi Yesu
ku bantu azuye akuye mu rupfu, nabwo kiba ari igitangaza gikomeye. Abakristo rero bagombye kumenya yuko gupfirwa na Yesu cyangwa se Yesu amaze kwinjira mu bugingo bwawe ukamwemera nk'umwami n'umukiza wawe, aba apfiriye ubugingo bwawe, noneho nawe ukazuka, wagombye kumenya ko ari igitangaza Imana itugenza cyane. Icyo rero nicyo gitangaza gikomeye umuntu w'Imana agomba kumenya. Kandi ibyo bitangaza ntago byabayeho kuri iyo Pentecoste gusa, ahubwo na Pentecote cyangwa se n'ikindi gihe kindi imirimo n'ibitangaza bya Yesu byarakoretse. Kandi Pentecote yabayeho mbere na mbere, isomye mu gitabo cy'Abalewi ibice bya 23 umurongo wa 15 kugeza kwa 17, harabivuga, havuga ukuntu Pentecote yari iri cyangwa se yarashyizweho n'amategeko y'Uwiteka Imana, ivuga ku byumweru 70 cyangwa se iminsi 49, ibyumweru 7 gukuba 7, noneho by'igihe bagombaga kuzanira umuganura. Mbere yaho bazanaga amaturo yo kuzunguzwa. Amaturo yo kuzunguzwa naho umuntu yavugaho ibintu byinshi, ariko amaturo yo kuzunguzwa ni ukuvuga ngo yari amaturo yazaga y'impeke, akaza ku byo yeragaho, akaza kuzungurizwa Uwiteka Imana. Noneho bava muri amaturo yo kuzunguzwa bakajya baza muri Pentecote bamaze kumara iminsi 49, ku munsi wa 50 akaba ariho bazana ibijyanye n'ibyeze, ibijyanye n'imyaka, bakabizana bakabitura Uwiteka Imana, ndetse bakaba banasangira bakanezerwa. Imana itugeneza cyane, bishimira yuko Imana yabahaye umwero muri icyo gihe. Byari umuhango rero wategetswe n'Uwiteka Imana, abibwira Mose kugira ngo abibwire Abisirayeli. Muri uwo muhango wa Pentecote ni icyo gihe watangiriye, wahoragaho, wabagaho igihe cyose. Imana rero itugire neza cyane kandi Imana idufashe. Pastor, Pentecote ubundi yaba iboneka muri Bibiliya? Nkuko mbivuze nyine, aho muri icyo gitabo cy'Abalewi mu bice bya 23 kuri umurongo wa 15 no kumanura hasi, Pentecote niho yatangiriye, itangira kuba irakomeza no kugeza mu gihe cya Yesu. Yesu rero azana Pentecote nshyashya, ari wo muganura w'itorero, no itorero ryatangiriye kuba kuri uwo munsi mukuru wa Pentecote. Imana idufashe kandi Imana itugenza cyane. Bishatse kuvuga ngo wari umuganura, abantu bari bagiye kuganura ku Mwuka Wera, bari bagiye kuganura ikintu gishya kitari gisanzwe hagati muri bo, bari bagiye kubona ikintu cyiza Yesu yabasezeranije nk'isezerano, cyangwa se nko gusohorezwa amasezerano, cyangwa se nk'umurage. Imana itugenza cyane kandi Imana idufashe. Murakoze cyane Pastor. Ni ukuvuga ngo niba numvise neza, Pentecote yabayeho mbere ya Yesu, Yesu akomerezaho. None izo Pentecote ebyiri ni gute umuntu yazitandukanya Pastor? Ntabwo Yesu yakomerejeho, ahubwo Yesu yashimye kuzana umuganura, ari wo Pentecote nshya, kuri uwo munsi wari usanzweho cyangwa se wari uriho wa Pentecote. Ntabwo rero Yesu yakomerejeho, ahubwo wari usanzwe uriho kugeza na bugingo n'ubu. Imana itugereze. Ni ukuvuga ngo ahubwo ikintu gishya Yesu yazanye kuri uwo munsi mukuru wa Pentecote ni ukuzuzwa cyangwa se n'ugusohoreza abigishwa be bamwizeye, akabasohoreza isezerano yari yabasezeranije, ari ryo ryo guhabwa Umwuka Wera kuri uwo munsi mukuru wa Pentecote. Imana itugire neza cyane. Aha Pastor, byagenze bite noneho kugira ngo basohorezwe iryo sezerano? Yari bahaye ryari? Urwo rugendo rwari rumeze rute? Nirwo twifuza kumenya. Murakoze cyane. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Matayo ibice 3 umurongo wa 11. Matayo, turasoma mu izina rya Yesu kugira ngo twumve neza ibijyanye na Pentecote.
Matayo ibice 3 umurongo wa 11. Haravuga ngo ngewe ndabatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibikwiriye no kumutwaza inkweto, niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Amen. Amen. Ayo ni amagambo yavuzwe n'umukozi w'Imana wabanjirije Yesu kubwiriza abantu, ari we Yohana. Kandi Yohana yari mubyara wa Yesu. Yego. Yesu rero Imana yashimye kubanza kumutuma kugira ngo aze, namara kuza abinteguza y'ubutumwa bwiza, atangire abwira abantu. Rero ahamya neza iby'umwuka wera wa Yesu, akaba rero ntangiriro nk'uko mwari mubimbajije Yego. y'urugendo rw'umwuka wera. Yohana abwira bamukurikiraga cyangwa se abari bamusanze kuri Yorodani kugira ngo babatizwe, yababajije ibibazo byinshi bitandukanye, ariko arababwira ngo ngewe ndababatirisha amazi, ariko hari uzaza inyuma undusha ubushobozi. Yego. Azababatirisha umwuka wera ndetse n'umuriro. Imana idufashe kandi Imana itugerenza cyane. Aho ngaho iyo dusomye mu magambo duhita twumva imibatizo itatu. Yego. Hari umubatizo w'amazi, hari umubatizo w'umwuka wera, hari umubatizo w'umuriro. Imana itugire neza cyane kandi Imana idufashe. Ni ukuvuga ngo iyo mibatizo umuntu wese agomba kuyibatizwa. Ni ukuvuga ngo umubatizo wo mu mazi ni ukwizera Yesu, nicyo ushushanya no kwihana ibyaha ndetse no kubw'ubuhamya bw'umuntu. Noneho umubatizo w'umwuka wera akaba ari umubatizo utabatiza umuntu, udatangwa n'umuntu, udatangwa na pasiteri, udatangwa na diyakoni, udatangwa n'undi muntu wundi. Imana itugire neza cyane. Uyu munsi wa none hari abantu bihangishijeho ngo batanga umwuka wera, hari abantu bihangishijeho ngo bakuvuga indimi ndetse bakabyigisha abantu. Umuntu akajya ahantu akajya yigisha abantu ngo bavuga ururimi gutya, bavuga ururimi gutya. Ubwo ni ubuyobe buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Rero umubatizo w'amazi ni ukwizera Yesu. Amaze kwizera Yesu akihana ibyaha, akagira n'ubuhamya bwiza, abona umubatizo w'amazi. Rero hakahita haza n'umubatizo w'umwuka wera. Umubatizo w'umwuka wera ni umubatizo utangwa n'ijuru ubwaryo. Ni ukuvuga ngo nta muntu wiba umubatizo nk'uko tubona uyu munsi wa none. Umuntu ashobora kwiba umubatizo w'amazi, yishakira umufiyanse, yishakira izindi gahunda. Hari n'abandi babatizwa mu mazi ashaka kuba diyakoni, ashaka kuba umuvugabutumwa, ashaka kuba pasiteri, ashaka kugira akazi akora mu nzu y'Imana. Ibyo nabyo birashoboka. Hari abantu bagiye biba umubatizo kugira ngo babe baririmbyi. Hari abantu bagiye biba umubatizo kugira ngo baze mu itorero bakeka ko haba amafaranga, usibye ko nta n'amafaranga haba. Ntayo nge nabonye. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Rero umuntu ashobora kwiba umubatizo, noneho uwo muntu wibye umubatizo ntabwo bishoboka ko abona umwuka wera. Umwuka wera rero ni ijuru ubwaryo ryicara rigaterana rikavuga ngo uyu muntu arakwiriye, reka tumuhe umwuka wera uzaba umuyobora, cyangwa se azaba ari kubana nawe, azabana nawe mu gihe azaba ataragera hano mu ijuru. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Rero umubatizo w'umuriro usobanura ibigeragezo. Hari igihe biba ngombwa umwuka wera agahita azana n'umuriro kugira ngo umwuka wera azagufashe guca muri bya bigeragezo uzahura nabyo, muri za ntambara uzahura nabyo. Uwiteka Imana igashima kuguha cyangwa se kukuzuza umwuka wera, cyangwa se kukubatiza mu mwuka wera. Imana idufashe. Ndumva rero urugendo rw'umubatizo w'umwuka wera ni aho ngaho rwatangiriye, ni ku isezerano cyangwa se ni ku murage Imana Yesu
yashimye guha abamwizeye kugira ngo bazabashe gushobora urugendo. Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Rero iyo umuntu amaze kwiba umubatizo w'amazi akora ibyaha byinshi. Iyo wibye umubatizo w'amazi menshi, wiba n'umubatizo wiba n'igaburo ryera, ukiba n'andi masakaramentu ajyanye n'umubatizo. Ubwo rero uwo muntu kuzagera mu ijuru nyine bizamugora. Iyo umuntu ashaka gukizwa, akizwa neza ashaka ubugingo, ntabwo akizwa hari ibindi agamije mu idini cyangwa se mu itorero. Imana itugirira neza cyane. Niyo mpamvu rero Imana itashimye guha umubatizo w'umwuka wera w'abapasiteri, kuko abapasiteri bari kujya bawugurisha nk'abo tubona muri ino minsi ya none. Abandi bakajya bawuha uwo bashaka, akajya awuha mwene wabo, akajya awuha mukuru we, akajya awuha se wabo. Uwiteka Imana rero ibona ko bidakwiriye kugira ngo iwuhe umuntu ngo ajye awutanga, ahubwo ijuru ubwaryo niryo riterana rigatanga umwuka wera kubwo kwizera Yesu no gukunda Yesu, ndetse no kugira umwete wo gushakisha no kugira inyota yo kubona umwuka wera cyangwa se kubatizwa umwuka wera. Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Rero abantu bafite inyota babatizwa mu mwuka wera. Usibye ko hari na umwuka wera ufata ku ngufu. Byo dusomye ijambo ry'Imana dusanga Sawuli witwaga Pawulo, umwuka wera aramufashe ku ngufu kubera ko hari iby'Imana yashakaga kumukoresha. Imana idufashe. Rero umwuka wera, iyo umuntu afite inzara n'inyota abona umwuka wera cyangwa se abatizwa mu mwuka wera. Ndumva hariho itangiriro ry'umwuka wera ryatangiriye. Gusa umwuka wera si garanti. Iyo umuntu amaze kuwuhabwa icyo gihe uba wemewe n'ijuru, ariko iyo udacunze neza ngo ugende nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, uhura n'ingorane zo gutakaza bwa busabane n'Imana. Imana idufashe kandi Imana itwambika imbaraga. Niyo mpamvu rero umuntu umaze kubatizwa mu mwuka wera akwiriye kugira uko ajya agenda yirinda, kugira ngo umwuka wera n'umufasha ajya arushaho kugendana neza n'uwo mufasha. Imana itwambika imbaraga kandi Imana itugirire neza cyane. Ndumva ijuru rero ari ryo ryonyine ritanga umwuka wera cyangwa se riterana rigaha umuntu umwuka wera. Ndumva abantu ahari turi kugenda tubisobanukirwa. Ntabwo umwuka wera abantu bigisha ngo impano, hari abantu ngo bavuga indimi bazigishijwe, hari abandi ibyo ni ibintu nyine utamenya ibyo ari byo, utamenya naho byavuye. Kandi ndagira ngo mbabwire yuko umwuka wera ashobora gutanga impano cyangwa se ntatanga impano, kimwe n'uko tuzi yuko hariho n'impano karemano zidatangwa n'umwuka wera. Umuntu akaba yasobanura ibyawe atayobowe n'umwuka wera. Umuntu akaba yakubwira ati Imana ivuze gutya, ivuze gutya, ivuze gutya, ivuze gutya, atayobowe n'umwuka wera, kandi bishobora kuba bivuye no mu ijuru. Wavuga ati ese ibyo bintu wabikuye hehe? Nabikuye mu ijambo ry'Imana. Iyo usomye mu gitabo cya Daniel ibice byaho 5, ugahera ku murongo wa 5 ukamanuka aho ngaho, ubona ukuntu Nebukadinezari yabonye igishushanyo cyandika ku gikuta n'ibiki byose. Iyo ryari yerekwa, yari impano kandi byari bivuye mu ijuru, ariko ntabwo byari bitanzwe n'umwuka wera, kuko uwo nguwo Imana yari byeretse yari umupagane. Imana itugereza cyane. Rero si ikibazo yuko hariho impano karemano, cyangwa se abantu n'ubu bararota, wagira ibyo urota bikaba, abapfumu bagapfumura ibintu bikaba. Iyo usomye mu gitabo cya Samweli, Samweli wa mbere, usanga hari ahantu Sawuli yagiye gushikisha umushitsi, aragenda ashika Samweli aramuzana. Izo ni impano z'abapagane kandi zitatanzwe n'Imana. Si ikibazo rero ko umuntu yakubwira ngo ibi ngibi bikuriho cyangwa se bizakubaho bikazana kubaho, ariko atari impano ivuye ku Mana. Niyo mpamvu abakristo tuba dukwiriye gukura muri uru rugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru,
tuba dukwiriye kuba maso muri iyi nzira. Imana itugire neza cyane kandi Imana idufashe tukamenya ko hari impano za karemano zitari impano zitanzwe n'Umwuka Wera. Imana idufashe. Murakoze cyane. Ndimo ndibaza ngo none umukristo yabwirwa ate ko uyu muntu umubwiye ibintu runaka agendereye kuri ya mpano karemano, cyangwa se niba uyu muntu umubwiye ibi bintu runaka yamubonyeho cyangwa se amutekerezaho, niba ariko nabyita, akamenya ngo ayobowe n'Umwuka w'Imana, ko abantu benshi barimo bayoborwa n'ubwo buhanuzi burimo butambuka, bwose bukitirirwa ubuhanuzi, kandi nkurikije ukuntu mubisobanuye ni nkaho harimo n'ibindi bitari ubuhanuzi by'impano karemano z'umuntu. Ni gute umukristo yabasha gutandukanya ibyo bintu, Pastor? Murakoze cyane. Yesu yabitanzeho urugero, aravuga ngo igiti cyose kigaragarira ku mbuto zacyo. Yego. Ariko ngewe ntekereza, nasanze igiti gishobora kuba kiryamye hasi, ukaba bacyasa ukaza ukavuga ati iki giti ni umuvumo, kandi koko kikaba ari umuvumo. Iki giti wenze ni umwembe cyangwa se kikaba ari umwembe. Ariko Yesu we ashima ko abo bantu tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ni ukuvuga ngo yashoboraga gutanga urugero ku gishyitsi cyangwa se ku gitsinzi cyangwa se ku cyimbu cyo hasi, kandi bikaba ari byo. Ariko mu by'ukuri abo bantu bameze gutyo baba badafite ikindi kintu kiberekanaho Umwuka w'Imana bijyanye n'imbuto bera cyangwa se bagirira abandi bantu. Imana idufashe. Ashobora no kuba afite izo mbuto runaka, ariko izo mbuto aba afite ntiziramba, ntago ziramba. Ni hahandi Yesu yanyuze agasanga igiti nta mbuto ziriho, yasanga nta mbuto ziriho akagenda, ariko asiza kivu. Ejo yaza akongera akitegereza akareba agasanga nta mbuto kigezeho, kiruma, arakivuma kiruma. Ni ukuvuga ngo imbuto z'uwo muntu ntabwo ziramba, imbuto z'uwo muntu ntabwo zimara igihe, imbuto z'uwo muntu nta minsi zimara. Imana itugire neza cyane kandi Imana idufashe. Ndumva rero ari rwo rugero Yesu yatanze, avuga ngo abo bantu ikintu kizabatwereka, tuzabamenyera ku mbuto zabo, ariko bari mu nzu y'Imana, bari kwizera Yesu, bari gukizwa, bari kujya mu ijuru. Imana idufashe kandi Imana itwambika imbaraga. None se Pastor, Pentecote ifitanye isano ki, cyangwa se nirihe sano riri hagati ya Pentecote n'uwo mubatizo w'Umwuka Wera? Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, Korinto wa kabiri ibice 2:9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 9, indi mpamvu yanteye kubandikira niyi, ni ukugira ngo mbagerageze menye ko mwumvira muri byose. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu wabatijwe mu Mwuka Wera yumvira muri byose. Umuntu ufite Umwuka Wera yumvira muri byose, akumvira amateka n'amategeko Yesu yasize ategetse. Ni ukuvuga ngo niba Yesu yaravuze ngo ntukibe, yaravuze ngo ntugasambane, yaravuze ngo ntukice, yaravuze ngo ntukabe, uwo muntu yamara kuba azi ibyo bintu, akavuga ngo yabatijwe mu Mwuka Wera, ntakora ibyayo mategeko Yesu yasize aduhaye, ni ukuvuga ngo uwo muntu ntabwo arabatizwa mu Mwuka Wera. Ukubatizwa mu Mwuka Wera bijyana no kugendana n'amategeko y'ibyo Yesu yadutegetse, kandi byose, si kimwe, si bibiri, si bitatu, ni byose. Uwo muntu akagira kwitwararika, uwo muntu akagira guhamya, uwo muntu akagira gukizwa, uwo muntu akagira kwera, uwo muntu akagira gukiranuka, uwo muntu akagira kubonera, imbuto ze zikagaragara. Imana itugire neza cyane kandi Imana idufashe. Umubatizo w'Umwuka Wera no kugira Umwuka Wera, ubundi Umwuka Wera umuntu abana nawo. Umwuka Wera ni urugendo rw'umukristo rwa buri munsi. Kimwe nuko ubukristo bugorana cyane cyane ku muntu udafite Umwuka Wera. Umuntu udafite Umwuka Wera aba mu bukristo ariko bumugoye.
aba mu bukristo bumuruhije, aba mu bukristo ari guhata. Imana itugire neza cyane. Abafite umwuka wera, abafite umwuka wera wa wundi Yesu yahushye mu ntumwa, batarahabwa umwuka wera wo kuri rya sezerano. Imana itugire neza cyane. Rero kugira umwuka wera no kubana n'umwuka wera, ukagendana n'umwuka wera, ukaba warabatijwe umwuka, kubatizwamo umwuka wera ni biba inshuro imwe. Ikindi gihe ukagenda wuzuzwa umwuka wera, wuzuzwa umwuka wera, ugira umwuka wera. Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Ndumva rero ari byo bintu umuntu yasobanura ku mwuka wera. Imana itwambika imbaraga. Murakoze cyane pastor. Ntago bihagije ko umuntu wabatijwe mu mwuka wera biba birangiye, hari ibindi biba bikenewe nyuma yuko ibyo bibayeho. Murakoze cyane. Iyo umuntu amaze kubatizwa mu mwuka wera, akora ikintu, cyangwa se umwuka wera akora ikintu cyo kumwuzura, akagenda yuzuzwa umwuka wera buri gihe. Uko kuzuzwa umwuka wera rero niho wa mwuka wera, iyo umuntu amaze kubatizwa ashobora kuba afite n'impano zikorera muri uwo mwuka wera, cyangwa se akabatizwa mu mwuka wera ukazana na za mpano. Noneho za mpano zikajya zimuha ikintu cyo gukora, ariko nawe agenda yera imbuto, cyangwa se acungana n'uko akiri mu rugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru, kuko umwuka wera n'umufasha. Hari ibindi rero biba bikenewe, kugenda wigengesereye, kugenda ukoresha za mpano umwuka wera yaguhaye, kubwiriza ubutumwa, kwigisha, guhanura, kwerekwa, ndetse n'ibindi. Kandi umuntu agakomeza akagira inzara n'inyota. Inzara n'inyota umuntu arayihorana. Nta muntu uhaga cyangwa se ngo anywe ashira inyota. Ni ukuvuga ko umuntu ashaka icyo kurya n'icyo kunywa buri munsi, niko umuntu akwiriye gushakisha no kugira inzara n'inyota byo guhora yuzuzwa umwuka wera. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Murakoze. Turimo turagenda dusobanukirwa. Pastor, ninde muntu ukwiye kuzuzwa umwuka wera, kandi n'iki gisabwa kugira ngo umuntu yuzure umwuka wera cyangwa se abatizwe mu mwuka wera nk'uko mubitubwiye? Murakoze cyane. Umuntu umaze kuzuzwa umwuka wera, umuntu wuzuzwa umwuka wera ni umuntu ijuru rimaze guterana rikemera. Rimwemera kubera iki? Rimwemera ako kanya ariko, cyangwa se uwo mwanya abatijwe mu mwuka wera. Rimwemera kuko ashobora kuba afite inyota yo kuwushaka, yo kumva yifuza kuyoborwa n'umwuka wera, kuzura umwuka wera, gukoreshwa muri uwo mwuka wera. Imana itugereza cyane. Cyangwa se umwuka wera akamufata ku ngufu nk'uko twabivuze, bitewe n'ibintu Imana ishaka kuzamukoresha, nk'uko Pawulo byagenze. Imana ikamufata ku ngufu. Imana itwambika imbaraga. Rero n'abo bantu ijuru rimaze kwemera, ntabwo ari umuntu wavuga ngo yabyitugamo ngo none ndashaka umwuka wera, ngo urawubona ukwezi kwaje, mu kwezi nzaba mbonye umwuka wera, umwaka nzaba mbonye umwuka wera. Ahubwo wowe ugira inzara n'inyota, wamara kugira inzara n'inyota ijuru rigaterana rikavuga ngo uyu muntu reka tumuhe, cyangwa se tumubatize mu mwuka wera, kuko azanyura muri wa muriro, aribyo twabonye bya bigeragezo azacamo. Imana itwambika imbaraga kandi tuneshereze. Pastor, hari igihe abapastori runaka baba bayoboye nk'iteraniro, tujya dukunda kubibona, ukumva pastor abwiye abantu ngo mwese ngo nimuvuge mu ndimi. Ibyo bintu bimeze bite pastor? Ndumva nari mbivuzeho gakeya mu mwanya utambutse. Ibyo bintu ni ubuyobe buteye ubwoba. Umwuka wera azana n'impano, zikaba ari impano zishobora kuba zirimo kuvuga indimi nyinshi, ariko ashobora kubatizwa mu mwuka wera akavuga ururimi umunsi umwe bikarangira, cyangwa se iminsi ibiri bikarangira. Ariko iyo avuga indimi nyinshi iba ari impano yo kuvuga indimi. Umuntu rero sinzi aho yakuye ibyo bintu byo kwigisha kuvuga indimi. Iyo ni imyuka mibi y'abadayimoni, iyo ni imyuka mibi y'abarangi numva, iyo ni imyuka mibi
isa naho ibiturutse ikuzimu. Imana itugeneza cyane. Ntabwo rero umuntu wuzuye umwuka wera ashobora gukora icyaha cyo kwigisha umuntu indimi. Ntabwo bishoboka, ubwo ni ubuyobe. Ni ubuyobe. N'umupasiteri nabikubwira uzamubwira uti warayobye. Niwumva ari kubyigisha abantu azaba yarayobye. Uwo muntu azayobya abantu benshi kandi azabajyana ahantu habi. Umwuka wera niwe utanga impano. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Murakoze cyane pastor. Tugana ku musozo, icyo nabaza ni icyo umuntu yakwiye gukora mu bihe nk'ibi bya Pentecote, ni icyo umukristo yakwiye kwitaho cyane. Murakoze cyane. Umwuka wera cyangwa se muri ibi bihe bya Pentecote, Yego. ntabwo ari byo bihe byonyine bikeneye umwuka wera, cyangwa se ntabwo ari byo bihe byonyine umuntu ashaka umwuka wera, cyangwa se nta nubwo ari byo bihe byonyine umuntu yuzuzwa umwuka wera. Ahubwo umuntu aba akwiriye kuzuzwa umwuka wera buri munsi buri munsi buri munsi. Ibyo bisomye ijambo ry'Imana dusanga hari abantu bagiye buzura umwuka wera, kandi kuva yakuzura umwuka wera bikagenda bikomeza bikomeza. Iyo usomye mu gitabo cya Luka igice cyaho cya mbere umurongo wa 41, dusanga hari ahantu Elizabeth yuzuye umwuka wera, amaze kuzura umwuka wera, ndetse arakomeza n'umwana abyaye nawe yuzura umwuka wera. Bishatse kuvuga ngo umwuka wera wari muri Elizabeth waragiye ujya no muri Yohana yabyaye, birakomeza. Umwuka wera wari muri Mariya. Iyo dusomye mu gitabo cya Luka mu gice cyaho cya mbere umurongo wa 67, naho harabivuga umwuka wera wari muri Mariya, ni nawe wuzuye muri Yesu. Yesu mu bice byaho muri Luka mu bice byaho biri umurongo wa mbere gukomeza ngo Yesu yuzuzwa umwuka wera, ava kuri Yorodani ajyanwa n'uwo mwuka wera mu butayu. Imana idufashe. Uwo mwuka wera niwe wari muri Filipo, agenda araguruka ava aho yarari agera muri Azote. Ni hari kure, hari ibirometero 30. Ahagenda hasanga inkone yari irimo isoma ibyitumvaga. Umwuka wera amufasha gusobanurira iyo nkone. Iyo nkone nayo yumva ijambo ry'Imana, ndemera irabatizwa. Uwo mwuka wera akomezanya nayo. Wa mwuka wera wuzuye Sawuli, wa mwuka wera akomezanya nawo kugeza ubwo yarinze ava mu mubiri. Imana itugeneza cyane. Rero umwuka wera mu bihe bya Pentecote ntabwo ari bwo bwonyine umuntu akenera umwuka wera cyangwa se yuzuzwa umwuka wera. Umwuka wera aba akwiriye gukomeza, kandi umwuka wera nyine twibuke ko ari umufasha, ariko uramurinda. Umufasha, umuntu aramufasha, umuntu nuko ukagenda muri iyo nzira kugeza ubwo azakujyana mu bwami bwo mu ijuru. Usanga rero abakristo mu bihe byo kwibuka Pentecote ariko bari gusenga amasengesho y'iminsi myinshi. Harabo numvise bari gusenga amasengesho kabisa igihe kirekire. Ni byiza, umuntu ashobora kuvugururwa, umuntu ashobora kugira gute kuko iyo umuntu asenze abona ibyiza by'amasengesho, abona guhembuka, arahembuka, abona ibyiza byinshi byo mu masengesho. Ariko umwuka wera ukwiriye kugenda wuzura umuntu igihe cyose. Imana idufashe kandi Imana itwambike imbaraga. Murakoze cyane pastor. Turimo turerekera ku musozo. Ni iki mwabwira umukristo ubakurikiye muri kino gihe? Ni iki akwiye kwitaho, ni iki akwiye kumenya mbere yuko dusoza? Murakoze cyane. Umukristo uri kujya mu gihugu cyo mu ijuru, icyo namubwira ko ubukristo budashoboka udafite umwuka wera. Hari abagiye bananirwa muri uru rugendo bakabireka kubera kutagira umwuka wera. Ariko iyo turebye ba Yohana bari bafite umwuka wera, barakomeza barinda bapfa bagihamya, bakivuga Yesu. Iyo turebye ba Simiyoni barinze bataha bacyuzura umwuka wera. Iyo turebye Danieli wari umunyempano kandi afite n'impano z'Imana, nawe yarangije urugendo acyuzura umwuka wera. Kandi reka mbibutse mbabwire yuko ngo Danieli n'ubundi yari umusore kimwe n'abasore,
umusore abasha kuzura umwuka wera bigakunda, abakobwa babasha kuzura umwuka wera bigakunda. Hari umudamu dusoma mu gitabo cya Luka igice cyayo cya mbere wapfushije umugabo amaze imyaka 7, amara imyaka 85, ni ukuvuga ngo nta mugabo ari mu rusengero ari kuzura umwuka wera. Nawe yahanuye ibya Yesu amaze kuvuka, araza agira ubuhanuzi atanga. Bishatse kuvuga ngo umuntu w'umukristo muri kino gihe akwiriye kubana n'umwuka wera, akwiriye kugendana n'umwuka wera, akagenda yigengesereye. Muri kino gihe cya none tekinoloji iri kugira ahantu igenda ijyana abantu, tekinoloji iri kugenda igira ibintu byinshi igenda yangiriza mu bijyanye n'ubukristo bw'abantu, mu bijyanye n'ubukristo bw'abagenzi bajya mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko ubukristo kugira ngo bushoboke udafite umwuka wera ntabwo bishoboka, kubera ko aho turi kugenda tugana ni ahantu habi cyane, ni ahantu umuntu ashobora kugera adafite umwuka wera, akiroturuva rya juru yaharaniraga, bwa bugingo yaharaniraga, amaze kubutakaza. Imana idufashe, kuko umwuka wera akuyobora aho pasiteri atari, umwuka wera akuyobora aha abigisha ijambo ry'Imana benshi batari, umwuka wera agufasha aho abandi bakawukiwe, umwuka wera agufasha mu bintu byinshi by'uburyo bwinshi butandukanye. Umwuka wera rero ntabwo ari ukuvuga indimi, umwuka wera ntabwo ari ugutitira, umwuka wera, izo ni impano z'umwuka wera. Umwuka wera ahubwo aba mu mutima imbere, akagendana n'umuntu, ahubwo za mpano zikagendana no ku muntu yuzuye umwuka wera cyangwa se yabatijwe umwuka wera. Imana turabashimiye, kandi dushimiye n'abantu bakurikiranye iki kiganiro ndetse n'abandi bazagikurikirana. Reka rero tubinginge ngo mudusengere Imana, hanyuma dusoze gahunda yacu. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Mbere yuko dusenga Imana, hari ibintu Yesu yajyaga akunda gukora buri munsi. Yego. Icya mbere yakundaga gusenga, icya kabiri yakundaga kwigisha ijambo ry'Imana, icya kabiri, icya gatatu yakundaga kwita ku bantu bari bari kumwe, kubagaburira ijambo ry'Imana ndetse no kubagaburira mu buryo busanzwe. Noneho ikindi yakundaga buri munsi gutegura abantu bazakomeza umurimo mu gihe azaba atakiriho. Mwibuke ko yatangiye umurimo afite abigishwa 12, ariko yagiye kujya mu ijuru afite abigishwa 120. Bishatse kuvuga ngo yasengeraga umurimo uko bwije n'uko bukeye, kandi yigishaga abantu uko bwije n'uko bukeye. Abapasiteri bagenzi banjye, abakristo bagenzi banjye, bene data bagenzi banjye, reka mbinginge kugira ngo tujye dusengera umurimo, kuko aho turi kujya ari habi, kandi tujye twigisha abadukomotseho n'abazaza n'abo tubashije kubona, tujye tubigisha ko Yesu azagaruka. Tujye dutegura, wumva uteguye, wumva mu mutima wawe ufite ishyaka n'inzara n'inyota byo gukina no gushaka umwuka wera. Imana idufashe, ndumva ariyo nshingano y'abagenzi bajya mu gihugu cy'umujuru, cyangwa se ikwiriye kubana natwe muri no minsi. Reka rero dusenga Imana, kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza byo kuzuzwa umwuka wera. Ntabwo ari ibyo kubatizwa umwuka wera, ububatizwa ari uko ufite inzara n'inyota, cyangwa se ari uko ijuru ryateranye rikaguha ku ngufu. Noneho ahubwo wowe wawubatijwemo uwuzure mwinshi, uwuzure ushyitse, nawe utarawubatizwamo ugira inzara n'inyota byo kuwushaka. Imana idufashe, kandi abawuhawe bakawuzura, mumenye ko hari ibigeragezo bibategereje cyangwa se bidutegereje, ariko Uwiteka Imana izatuneshereza. Reka rero dusenga Imana kugira ngo Imana izadufashe muri uru rugendo rwo kugira ngo tujye twuzura umwuka wera, tujye tunesha ibyagombye kutunesha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kuko uri umwami wacu.
ni wowe wenyine wadushyize ku isi kubw'umugambi wawe, kandi udushyiraho tugomba kuba Uwiteka Imana icyitegererezo cy'abatubona, cy'abazatubona bakatwigiraho. Tudafite umwuka wera ntabwo byakunda, tudafite umwuka wera ntabwo byashoboka, tudafite umwuka wera uru rugendo rw'ubukristo rwatunanira. Dukeneye umwuka wera. Ongera wibutse abakristo muri ibi bihe ko umwuka wera bawukeneye. Ongera wibutse abantu ko bakwiriye kugira inzara n'inyota byo gushakisha kugira umwuka wera. Kandi wibutse abibye umubatizo w'amazi ko haracyariho igihe kugira ngo bongere bihane, kugira ngo bongere bakizwe, kugira ngo bongere batungane, maze buzure umwuka wera. Nibuzure umwuka wera, umwuka wera azabagirira neza, azabaha ijuru. Mana Data wa twese, turasabye kugira ngo dushoboze uru rugendo, Mana tuzarushobozwa n'umwuka wera. Uduhane umugisha n'abatwumvishe, kandi uturwanirire muri ibi bihe, kuko Satani arimo aturwanya cyane, ariko Uwiteka Imana nawe uzaza uturwanirire. Urakoze, uragahora ku ngoma. Tunganye byose nk'Imana, turakwizeye. Kugira neza kwawe n'imbabazi zawe bikomeze byomatane natwe, kandi umwuka wera arusheho Uwiteka Imana kutwigiza imbere. Umwuka wera arushaho kudufasha, umwuka wera arushaho kuturwanirira, umwuka wera arushaho kudutsindishiriza, umwuka wera arushaho kudusukuma tujya imbere. Nibwo buryo Uwiteka Imana tuzumva turi muri weho, tuzumva tugendana nawe, tuzumva dukorana nawe imirimo n'ibiti. Mana Data wa twese, kandi nyuma yaho uzaduha ubugingo buhoraho. Ijuru ryo wararitwemereye, bishatse kuvuga ngo dukwiriye kugenda dutunganya icyo gihe cyo kwera no gutungana, tugenda twera imbuto buri saha, buri segonda, buri dakika. Urakoze, umwigisha agabane n'umwigishwa mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze, Pastor. Amen.